Muraho neza abakunzi ba Hiza Media, ndabaramukije cyane. Ikiganiro cyo ni inyuma y'ibitambaro. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ivuga iti ese kuki Jason Derulo na Chris Brown batigeze bakorana indirimbo? Hari ikibazo kimaze imyaka kirimo kwibazwa n'abakunzi b'abahanzi bombi ba R&B na Pop. Ni gute bishoboka ko Jason Derulo na Chris Brown bombi bazwiho kuririmba no kubyina ku rwego rwo hejuru batigeze basohora indirimbo n'imwe bari kumwe? Ese ni impanuka cyangwa hari ikindi cyihishe inyuma y'ibyo bintu? Uyu munsi turasesengura ibice bitandukanye tumenye impamvu yihishe inyuma y'uko ibi byambaye byombi bidakorana indirimbo. Hari impamvu tugiye kuvugaho, gusa turahera ku ya mbere. Nuko hari intambara itaravuzwe guhera mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2015. Chris Brown na Jason Derulo rwari rugeretse mu ibanga, bari umwe ku wundi, bahatanira umwanya umwe ku isoko rya muzika. Bombi baririmbaga bimwe, yewe babyinaga ku rwego rwo hejuru rumwe, bari bafite abafana benshi mu rubyiruko. Bafatwaga nk'abahanzi bashobora gusimbura cyangwa guhangana n'uwahoze aririmba cyane kandi abyina cyane ari we Usher. Iyo abahanzi babiri bagurisha ku isoko rimwe, hari igihe ibigo bibacuruza bibona ko kubashyira hamwe bishobora kugabanya irushanwa bibafitiye inyungu. Ibi ni isesengura rishingiye ku buryo inganda z'umuziki zikora, si gihamya ko aribyo byabaye muri urugendo rw'abahanzi bombi byatumye badakorana, ari bo Chris Brown na Jason Derulo. Ikindi twavuga ni ishusho brand y'abahanzi bombi. Muri 2009 Chris Brown yahuye n'ibibazo by'amategeko byagize ingaruka ku isura ye mu ruhame. Nubwo yakomeje umuziki, hari ibigo n'abafatanyabikorwa bagize amakenga n'ubushishozi bwo kugabanya gukorana nawe, kuko bibwira ko gukorana nawe bishobora kubagiraho ingaruka. Naho Jason Derulo we yakomeje kubaka isura y'ubuhanzi bwa pop, nubwo nawe atabuze ibibazo. Jason Derulo nawe yagiye ahura n'ibibazo by'amategeko byavuzwe cyane mu itangazamakuru, nubwo bitabifitanye isano n'ubuyobozi bw'umwuga we. Harimo ikirego cy'uwari umuhanzi utangira witwa Gibson, wamushinjaga ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko urukiko rwaje kugitesha agaciro inshuro ebyiri. Ntabwo byahize nk'ibya Chris Brown na Rihanna. Yewe Jason Derulo yanaburanye mu rubanza rwarebanaga n'uburenganzira ku bwanditsi bw'indirimbo ye yamenyekanye cyane yitwa Savage Love. Gusa izo mpamvu sizo zatumye badakorana indirimbo. Kuri Jason Derulo, nko guhuza ibirango byinshi bibaranga mu muziki we na Chris Brown, nko kubyina ndetse n'amasoko mpuzamahanga, ibi bishobora kuba byarabaye intandaro byatumye inzego zibashinzwe zitekereza ko kubahuza bitatanga inyungu ku isura ya Jason Derulo yewe na Chris Brown. Ibi nabyo ni isesengura, si ikintu cyemejwe n'abo bahanzi bombi. Reka mvuge n'icya gatatu. Chris Brown yibanze cyane ku R&B na hip hop. Jason Derulo we yagiye yerekeza cyane kuri pop mpuzamahanga, indirimbo zo kubyina ndetse n'amasoko mashya ajyanye na rhythm yaririmbagamo. Mu myaka yakurikiyeho Jason Derulo yanakomeje kwagura umwuga we binyuze mu mbuga nkoranyambaga no mu ndirimbo za pop. Urugero, yagiye akorana cyane na TikTok. Iyo abahanzi bagenda mu byerekezo bitandukanye, amahirwe yo gukorana aragabanuka. Icya kane navuga, ese haba hari urwango hagati y'abahanzi ari bo Jason Derulo na Chris Brown? Nta gihamya ihari kuri iyi ngingo ko hari urwango. Yewe nta kiganiro kizwi aho Jason Derulo yavuze ko yanga Chris Brown.
yewe na naho Chris Brown yavuze ko yanze gukorana na Jason Derulo, ahubwo byaje kuba byiza igihe bahuraga bagiye gukina umukino wa basketball bombi, aho byashimishije abafana b'abahanzi bombi. Niyo mpamvu tutagomba kubyita beef cyangwa amakimbirane, kuko nta bimenyetso bibyemeza ko aba bahanzi bangana koko. Nta rwango ruhari hagati yabo, ahubwo twakwibaza tuti none kuki badakorana indirimbo nk'uko Usher yakoranye na Chris Brown? Ese ninde wahagaritse ubu bufatanye? Birashoboka ko atari Jason Derulo, birashoboka ko atari Chris Brown. Ahubwo reka mvuge, ahari hari icyemezo cyafashwe n'abayobozi barebera inyungu z'abahanzi bombi, cyangwa n'ibigo by'umuziki bakorera umuziki, cyangwa abacuruzi b'ibirango byabo, cyangwa se n'igihe nikigeze gihura kugira ngo abahanzi Chris Brown na Jason Derulo bakorane indirimbo. Rimwe na rimwe indirimbo itari yajya hanze cyangwa isohoke itaratekerezwaho n'abakora umuziki. Niyo mpamvu navuga ko abakora umuziki bano bahanzi bombi ari bo Jason Derulo na Chris Brown ubwo niwe babitekerezaho, ariko kuri kumwe tugomba kubaha ni uko kugeza ubu nta gihamya rusange yemeza ko impamvu nyakuri yatumye Jason Derulo na Chris Brown badakorana indirimbo haba hari impamvu runaka. Oya, ibyo twasesenguye ni ibitekerezo bishingiye ku miterere y'inganda z'umuziki n'uburyo ibintu bigaragara kugeza ubu. Niba wakoze ikiganiro kanda like, subscribe kandi usangize inshuti zawe iki kiganiro. Ujya kugezaho kino kiganiro ndi Golden Mask. Ikiganiro ni nyuma y'ibitambaro, aho dusesengura inkuru zikomeye tukareba ibizihishe inyuma mu isi ya politike, imyidagaduro na siporo. Murakoze cyane, tuzongere kubana mu kindi kiganiro. Yesu Kristo abamere umugisha. Ciao.